Bora Fred Ruterada yatereranye umuziki wa Giseye. Ya. Za 2010 hari Abuba Star yari umustar. Bitambona ko ari nk'ubugwayi bwo mu mutwe. Cyangwa se ndakaba ari drugs nyinshi zamujabutse bigatuma nyine bugenda gutyo tu. Buri umwe wese ukunda rap umuhaye peace. Namwe mwese munyenira injyana mbahaye peace. Uvuze dada baraburatse. Urabuja babona meze nka kamelewo. Nahise numva nyine nk'igitangaza cy'umuhanzi wabonetse bugoye ariko urusanzwe uririmba bibera mu torero wagarutse sasa udufite. Mbonye nyine indirimbo ndumirwa. Ejo mu gitondo ukamusanga ari gukuruza ikibuno hari yakuri nani. Warabe uhawe miliyoni 3 muri cogama. Musubu yubyukiye gusiganwa no kurya amandazi ngo urarimara mbere ngo arabatsinda. Ntabwo unasura n'umuhanzi bro. Ekanyamanza keza kombora ndavuga riri cye wabaye. Coga yibugo twari dufite nawe uragiye ko urabona abakobwa atari kubakura ku isoko cyangwa babangamira kubaryamira. Kwere kurutsubiriza. Kaenda tuzindaje gisubiza. Buriya tuvuge hari ibintu tubamwe kuvuga u Rwanda icyerekezo dufite ubu ngubu. Naje ngaza kurapa go dori Kongo dori mpyisi go dori nimbari nihe. Yes, nongeye kubaha ikaze mu iki kiganiro nk'ibisanzwe ni Peter Price nkuko mubimenyereye twagiye tubabwira ko tubatumira abantu bafite impano zitandukanye yaba muri fashion mu muziki n'ahandi hose hatandukanye. So umaze gushimira abantu mwamaze gukora subscribe. Uyu munsi rero dufite umutumirwa udasanzwe, reka tumweze umwanya rero atwibwire tuganire tuziranye. Yo bro. Yeah. Buri umwe wese ukunda rap umuhaye peace. Yo. Namwe mwese munyenira injyana mbahaye peace niga. Imvura yanyagiye yarahise impamvu nje nta yindi n'umuziki hip hop niyo ndapa hip hop niyo nkunda hip hop niyindyohera niyo mpamvu nyimenamo amahera niyo najya kure cyane ngahera uwo nza byarazaragwa myuzi nakwaza himbaza Mungu NYB new B I am here. Yo, welcome bro, yeah. Welcome. Yeah man, welcome. Urakaza neza kuri izi kamera, yeah man. Kaza neza kuri izi kamera. Umwanya noneho wibwire abantu badukurikiye amazina y'ubuhanzi, umaze kutwibwira nk'umusani ariko amazina ukoresha nk'umuhanzi na yaye. Nitwa New Boy, New B. Niryo zina ry'ubusani. Yeah, New B. Yes. Wow. Ndi umuraperi nkora injyana ya school. Umuraperi ubugoyi benshi baranzi murabizi. Yeah, New Boy rero tumuhaye ikaze muri iki kiganiro. Niwe tugiye kuganira, afite byinshi, afite ubuhanga, afite amakuru menshi tugiye kuganira rero kugira ngo tuteze imbere n'umuziki w'i Rubavu. Yeah, reka rero iki kiganiro muze gucikwa, reka dukomeze. Nagira ngo noneho turebe mu bantu bafite inshingano cyangwa se bafite uruhare muri showbiz ya Giseye cyangwa entertainment ya Giseye. Navuga nk'abanyamakuru cyangwa se aba promoters. Hari ikintu runaka babafasha kigifatika. Tuvuge iyo wakoze indirimbo ukayijyana kuri radio bayakira batira kinwa cyangwa se hazamo bya bintu bya giti niki wowe ube open tubwire niba hari imbogamizi hari ukucisha hirya no hino tubwire kugira ngo tumenye ngo noneho cya kibazo kiri kubakora showbiz cyangwa se kiri kubahanzi. Mbeze bite ikibazo umbajije sinzi ariko ragarije cyane gikwiriye ariko rero nariwe kanyigusubiza. Tuvuge nimba abanyamakuru bose nziranye nabo ndeja twamaze kuba inshuti kunkina rwose ni ubuzima bwe busanzwe yancuranga byaterwa na projet. Nta muntu ukikora za ndirimbo zo ku masede ngo bahita bavuna bakajugunya muri mondisi wapi. Ubu ngubu nanjye sinzi ko ubu ngubu najya gukora indirimbo nkemera ko isohoka ndi kumva ikumena amatwi ntabwo byakunda. No kuvuga ngo aba promoter b'igisenyo namwe murabizi ko ni bakeya pe nta nabahari kwanza ubu ngubu sinzi iyo bagiye nta ubu ngubu uretse radio imwe niyo tugenderaho. Mbabare gucagirira mu gatse hari nka promoter waruzi watubwira bakoraga ibintu bya promotion, music promotion muri Gisenyi. Bavuga amazina su. Yeah, nta kibazo. Batubwire kugira ngo tuzabashaka nabo. Batubwire nimba barahinduye kariyeri cyangwa se baba kiri mu muziki noneho batubwire icyo bari gukora. Uriya igihe meruka
uburyo bwo promoting ibihangano byari bitari byaguka cyane kuri YouTube. Twari dufite ni ukuvuga uretse kuba twari dufite aba street banners tukagira yenda abandi bantu nka ba Seno bapangaga bakavugana n'akarere bakavuga ngo twebwe dufite ubushobozi bwo gukora igitaramo Gisenyi, dufite abahanzi bakamuhereza ibintu byose bigomba. Ndumva ari nta bandi nyine na ba street banners na ba DJ na ba na Seno nta wundi muntu wenda warugize. Abanyamakuru nabo bafite courage bahise Rubavu ngo nabo baragiye ntago bahari ngo ako ibintu uvuze bazankuraho ariko nari bora Fred Ruterada yatereranye umuziki wa Gisenyi. Fred Ruterada yarawutereranye ukuvuga abandi bakubi bahasigaye ibintu uburyo bari gukora bo ntago bari hejuru. Muri iyi minsi hari ba Brother Peter nibyo nawe hari ahubwo hari Big Shema bo ntago bagerageza nta kintu babafasha. Big Shema aragerageza arakore ko nta muntu wundi afite wo kumwunganira basenda babe babiri. Naho kijya gihe cya mbere Fred Ruterana yakoraga Vendredi, James Ndayambaje agakora Jeudi. Icyo gihe rero showbiz icyo gihe ari nashushe abakobwa bari gukora imasho ahantu hose mu ma high school n'ahandi hose. Naho ubu ngubu usanga ako hari n'undi nimba rindera numvishije wundi abungu ni nabesha ahubwo bagiye afite utuntu tutuganiro tuza kwiyunga mu bindi biganiro nyine gutyo. Okay. Urakoze cyane. Nanakoze wibanze ku banyamakuru cyane ariko nanakoze akantu kameze nk'urutonde rwabo nashaka kukubazaho ariko ntago ari amazina nashyizemo abanyamakuru. Nshaka kubaza abanyamakuru bo mu myidagaduro babafasha bate. Nshyiramo aba promoters wenda abantu bategura ibitaramo cyangwa se bafata impano bakazimenyekanisha niba bahari bo babafasha bate. Nshyiramo inzego za leta hari uruhare zigira mu guteza imbere umuziki. Nshyiramo abashoramari hari abantu hari management mugira cyangwa ni kwa kundi ukikoca waba ufite akazi ukoramo senkani ukazijyana muri studio byakwanga ubwo zikaba zirahiye gutyo. Nshyiramo aba social media promoters abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bapromotinga. Nshyiramo n'aba street banners. So abo bose muri rusange ndumva tuse tubavugira rimwe. Urumva nyine abona yo bantu bafite ubundi showbiz y'ahantu runaka mu ntoki ku buryo bayizamura cyangwa se baregeza ikamanuka yose. Nyine hiyongeraho n'aba producers n'abandi ariko abo nibo bantu bashobora gutuma umuziki umenyekana. Ngira ngo tukunze kubona ikibazo hano muri Rubavu usanga harimo impano nyinshi kabisa. Impano mu banyamuziki, abaririmbyi, abaraperi, ababyinnyi ariko ugasanga ni ibyahani Rubavu gusa. Harimo aba fashion designers ariko ni iby'Rubavu gusa. Numva ko aho hantu harimo ikibazo. Kuri abo banyamakuru n'aba promoters abo bose bafite inshingano cyangwa babifite mu nshingano zabo kwamamaza cyangwa kumenyekanisha ibyo bikorwa. Harimo ikibazo ko uragera i Kigali ugasanga bafite abantu babo, wagera i Musanze bafite abantu babo ariko kugira ngo umwana cyangwa se ufite impano w'Rubavu izamuka irengera Rubavu igere Musanze igere Kigali igihugu cyose gifate biragoye. Ngira ngo sinzi niba wowe ubibona ko harimo ikibazo kuri abo bantu navuze. Kirana ariko ni ikibazo kimaze igihe pe nubwo kizapfa no gukemuka kubera ko natwe dushobora kuba tutarisobanukirwa. Ati gute tuvuge kano kanya hagize wenda umuntu uvuga uti ngengeye kwiyaminiya tudiringe gutya ujye ukora umuziki tukore gutya nyine tubone izi pourcentage zigende gutya na gutya. Mu gihe kindi kitari na kinini uzajya kumva yenda nzagaruka kuri microphone yawe ndi kukubwira ati byarangiye gutya na gutya nkiri gukorana n'uramu type. Byakunze kuba cyane kuba musicien bandi ugasanga yenda nk'umu producer runaka ufite studio ikomeye yenda bamwe ba mbere afashe nk'umusana avuze ati ngewe ndakwipeveye gutya na gutya rebo yanjye niki ugasanga bise bifaringa bitaranagera mbare. No kuvuga abashoramari bo rwose ntitubona abarenganya. Bura abantu bibugoyi bazwiho ubucuruzi
nta bindi kwirirwa umubwira ngo uraririmba ngo araza ngo kugusapotinga ku mafaranga ye reka ajya kuyarangura n'ubwo akaza akakora ibindi bintu. Urakoze cyane. Urumva ko abasani muracyafite urugendo, ntabwo murahisha ibintu byanyu agaciro ku buryo umushoramari nawe afite miliyoni ze zingavuga ati uriya mupeti namushoramo imari kandi nakunguka. Urumva kugira ngo ashore imari mu muziki bajya kwishorera mu bundi bucuruzi bwo ku ruhande. Urumva ko abasani cyangwa se abanyempano mutandukanye b'i Rubavu muracyafite akazi gakomeye ko kwihesha agaciro kugira ngo ibintu mukora uri bubibone abone ko muri mimari noneho abashoremo imari. Sorry, twebwe nta kosa dufite. Urabona hari nk'ibintu biherutse gutegurwa ndumva byarabereye kwa West 2 ariko icyo gihe West ari yamini cyari kirori yari nka award 2 batangaga ariko nayo yaje kuza ubona ko ari ibintu bidasobanutse guhereza umuntu award ukamuha award imeze nka kalendari kalendari ishushanyije award itagira amafaranga ntagibaho ako wenda we yari yagerageje byatumye n'abantu bongera gushyuha bakidagadura ariko nukuvuga ngo wenda West bashobora kwiyaminiya akavuga ati abasana aba ngaba nagerageza ariko nawe yamaze kureba akabona since public y'igisenyi banze itagishyuha bibungu ibintu bintu nkaho byahindutse byari bya kera tukifite amaraso ya kijene turi kugenda dukura uko igisenyi yarashyaga yarashyaga. Okay, twizere ko wenda ni urugamba ni urugendo ku mpande zose ariko abanyempano burya impano yawe niwe ugomba kugira impano ntabwo igisaza kandi nta nubwo isaza burya aho ari amazina nk'atatu nshaka kukubwira abo bantu ukagira ikintu bavugaho abantu badukurikiye bamye bakurikirana umuziki w'i Rubavu cyangwa se muri Gisenyi umuntu bita Abuba Star ndagira ngo ugire ikintu umuvugaho kumuzi ndumva ufite imyaka myinshi muri uyu muziki so uramuzi ntabwo waba ikintu mutubwiraho. Abuba Star bura abantu benshi tufata umuntu tukamushyira ku rwego wenda dushaka bitewe n'uburyo tumubona ako Abuba Star yagize igihe cye cyiza yaririmbye tukiri n'abapeti ngiye ndabizi tukiri abapeti hahandi waguraga ndumva namwumvaga kuri bwa radio bwajyagamo amapire za 2010 hari Abuba Star yari umustar ako Abuba Star uburyo yahindutsemo ndibuka twajyaga kumusura no ku macengu tukagenda twikandagira tu ako nagiye gushiduka yarahindutse nyine yarabaye umusazi tu namubonye bwa mbere igoma mubona igoma nyine mbona yarahindutse nyine mbona ni wa muntu utagifite agaciro haciyemo igihe shiduka n'ubundi tukujya duhura nkabona n'umuntu wasigaye ngo acuruza ngo imineke mpita mbona ko ari nk'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ndakaba ari drugs nyinshi zamujabutse bigatuma nyine bugenda gutyo tu nta kindi kintu Abuba Star uretse ko gusa ashobora kugaruka kuko muri iyi minsi ari kuvurirwa indera ashobora kugaruka ariko ntabwo azagaruka ngo ashobore umuziki bura umuziki urawufatirana umuziki ntabwo umuziki iyo ufashe ukawurekuraho gatoya uba wagiye nyine ni gutyo bita bigenda umuziki urawufatirana ukawugumana iyo urekuye uhita uhomba. Uwo yari Abuba Star nagira ngo utubwire noneho impamvu ndi kukubaza aba bantu hari abantu bagiye bubaka amazina bagiye bagira ibikorwa abana bifatika kabisa ukavuga ati Rubavu kabisa tumeze neza ariko nyuma y'igihe runaka ukabashaka ukababura kandi twabati tubonye impano zigiye kudufasha kumenyekanisha agace kacu ariko nyuma y'igihe runaka ukababura. So undi umutipe bita Aiko Speed irindi zina ndaryibagiwe ariko no ndandambara uramuzi uwo mujabo nawe wagira ikintu mutubwiraho turi nk'umuzi yabuze dadabara buratse urabujaba babona ameze nka kamelewo ngiye numva indirimbo ndandambara nahise numva nyine nk'igitangaza cy'umuhanzi wabonetse bugoye ariko rusanzwe uririmba bibera mu torero wagarutse sasa udufite mbonye nyine indirimbo ndumirwa wamubonye ute sasa ntabwo sinzi nimba wenda ari nk'ikibazo
twifitemo indani ntabwo ngiye nagera ku rwego rwo kuririmba indirimbo perezida w'igihugu ayumve yanjye ni nubwo ari yano marape ndi kurapa yo ku muhanda. yayumvishije byonyine akamenya ko hari umuhanzi waririmbye indirimbo nk'iriya ntabwo najya hasi aho kubona ndandambara uhabwa amafaranga angana kuriya ejo mu gitondo ukamusanga ari gukuruza ikibuno hariya kuri nani kuri tekino ari kugira ngo ari kwamamariza tekino uhawe miliyoni 3 muri cogama gusa ubu yubyukiye kuri tekino uri gusiganwa no kurya amandazi ngo urarimara mbere ngo arabatsinda. Ntabwo unasura n'umuhanzi bro, ntabwo ari umuhanzi. Nicyo kibazo. Ntabwo uramenya umurimo ukora, ntabwo uramenya ko uri umusitari kandi ubusitari urabugendera. Umuntu yagiraga ibihumbi mbaye nzo bagiraga ibihumbi 50. Gisenyi bakayitwika tukavuga ati dore chief asiragiye. Noneho uragenda kuri impano nta munyagisenyi urafatira amafaranga kuri contract kuri stage runaka. Wowe ukayafata ukaza ukayakiniramo. Ugakora indirimbo itazanamenyekana basi gendera kuri rya zina rya ndandambara. Bandandambara pana kumva ngo ndandambara ngo yashatse guteza akavuyo. Hari byo numvise ngo yashatse guteza akavuyo ngo agiye ngo kubaza ngo perezida w'igihugu ngo impamvu ngo indirimbo ye ngo nimba ngo bataramwishyuye n'ibiki ngo bamuhereza 2020 arataha. Ubundi ngo ariga ngo abantu ngo bayicuranze ngo batamusabye uburenganzira. Nose uriya ari kubona ari intore masamba. Irani cyesi yigwiriyeho ubundi iri kwa kundi Imana ikugwishiriza umugisha utanabizi wa uraho. Yarana amahirwe yigwiriyeho kuri ndirimbo iri mu gitabo nta mukristo utanayizi ariko kuvuga ngo ni Irani yo mu gitabo twese turayizi. Na amahirwe yigwiriyeho ahubwo ikibazo amahirwe ye wagira yaguye nko mu mushongi w'umuriro nyine gutyo tu ntabwo yaramukwiriye. Yari kwigwira nko kundi musani ubabaye uzi cyakene urahite yibira umusitari bikaruta. Ukomoje kuri Enzo G nayo nashaka kumukubazaho. Enzo G wenda talent ntabwo ari hejuru cyane ariko Enzo G yo yambaraga kabisa agatambuka mu mujyi wa Gisenyi avuga ati wow wagira ngo ni nk'ayamaniga y'i California yabaga ameze neza. So Enzo G nawe wigeze kugafata yaba muri music no mu bintu bijyanye na fashion ko yarambaraga neza byaje kurangira biti uyu munsi ko tutakimubona we byagenze bite? Enzo ubundi ni nawe umusitari bugoyi tu. Enzo umusitari bugoyi Enzo yageze Kegere. Enzo yakoze indirimbo nziza ndabizi Enzo G mu maclip twatumana ari kumwe n'abatafuke n'andi maniga menshi ya Kegere ariko Enzo G meze bite? Ubundi tujye tureba televiziyo nimba turi kureba TV wenda iri kugaragaza ibintu bya Kinshasa dushaka kuba bakishasa. Enzo yashaka kuba ubuzima bwa USA. Noneho akagira na Chess agaprofita uno mupaka wa Petite akaba ari bwo buzima yiberamo bwigoma wenda bafite ukuntu bibohoye ntabwo ari nk'ibyacu. Enzo ni umuntu wumvaga ko wenda nimba yakubise umuntu nta muntu mbega we byonyine n'uburyo ibikorwa bye hanini wasangaga ari by'urugomo tu ariko azamuramo ijisho ridura. Noneho Enzo mu bihe bye binini yarazi no kuririmba ariko ntabwo yakoraga indirimbo adafitanye beef n'umuntu agiye gukatira.
ajya muri studio yajyaga agiye gukatira kubona inzo yishimye ntibibaho niyo yabavuye gusari yavaga gusari n'ubundi akongera akarakara kandi avuye gusari hari n'igihe yajyaga mu musigiti akava yarwaye yigeze kwita umuntu ku musigiti w'umukobwa tu kuvuga ngo Enzo rero ngubu ari mu gihome ariko mu gihome naho abagabo tu yarafunzwe ubu ngubu ariko kubera ko sinzi niba azanagaruka ashoboye kongera kurapa byageze n'igihe arakura afata ubundi buzima nyine bukuru ariko nawe akunda umuziki w'igisenyi akunda Gisenyi ahubwo nuko bwa buzima dushaka kubamo tudafite butari ubwacu kuba mu buzima bwa USA uri bugoyi ntabwo byavamo pe niyo waba uri Nyamirambo ntibikunda nkaswi none bugoyi ewe ni danje ukana kabisa urakoze abo ni bamwe mu ba star Bugoyi cyangwa se Rubavu yigeze kugira ariko uyu munsi tutakibona cyangwa se nabo bandandambara baracyakora ariko kabona ntabwo ari ibyabo ndandambara nabireke ajye kwamamaza afite cyo koza zizi gukora publicité ndandambara ngutumye kwamamaza abashoramari bamubone nyine ajya bamamariza ibikorwa ntabwo ari abo bonyine wenda nuko ari bo nahereye ariko twagize abantu benshi ba Baso ni benshi ba Segosere ba Childo kabisa Segosere ugiuka mu microphone gakubwira ibya showbiz byakubwira nabi kandi nagavugaga nabi kubera ko nawe ari mu bantu mbese byababaje asigaye ubona umuziki ubishye none akari ubustari uri kumuca imbere ye akabona buteye n'ishozi wenda Tirido we sinzi ibyo awugiyemo ariko ni ubuzima bwenda busanzwe tu umuntu agira igihe agakura ari igihe ureba ukavuga ati nzasubira kuri stage 2020 none se maze kugira abana babiri nje nimara kugira abana babiri nzabona 200,000 mbishore mu muziki wo kugira ngo bahindurire ikigo bige neza ni gutyo ubuzima bumeze umuziki wundi iyo utari kugutunga niyo mpamvu ubona abamuzisi ari igihe kigera bakabaho nk'abasazi hari umuzisi yerutse gupfa wo muri Afrika y'Epfo yitwa Ndera wayishuti na Casper Nyevesto umusani wapfuye yiyahuye kubera ngo amadeni yararimo kandi twe twamubonaga imbere gutya tukabona ari mu buzima bwiza n'umustar ariko kubera amadeni yararimo kubera ubuzima bwa gistar byageze igihe amadeni yararimo mu bana menshi kwitekerezo biramunanira birangira yiyahuye yanga ubuzima ari ni gutyo natwe rero kugira ngo ujye kubaho usange uri kuba muri ghetto yenda ya 40 n'urugero ntanze turwibugoye ngero ya 40 kandi yenda uramara amezi 8 nta n'igitaramo cy'icumura ujyamo byagenda bitese usanga urugusabwa gukora indirimbo harabasani benshi ushobora kubaza aka kanya urugero kanze nguhereza umusani umuraperi wahani Bugoyi witwa Shaft afite indirimbo nyinshi ariko Shaft zirandimbo byonyine wamubwira ati izi ndirimbo reka indirimbo imwe tuyibarira 1000 wenda kuko afite n'amavideo na video nyinshi n'abastari benshi bakoranye reka izi ndirimbo amafaranga wagiye utanga ku izi ndirimbo tuyagusubize cash yagura urupango kugera n'imodoka ariko urumva yarashoye cyane arashora cyane aranakopeta ariko igihe kiri kugenda kirangira igihe cy'umuziki niyo waba uvuga ngo yenda ngo niyo mpamvu navuze ngo nta mpano ubundi ikintu cya mbere ni ubushobozi wamuhereza rare nyinshi uramukoboye yahita agenda nawe azishobiza uko bigenda akagira nk'uruhande rumwe afata fondasiyo agahita akomerezaho none yenda akazasigara agigerana ariko urwanira keje gusa Adolphe saje ejo bundi se ariko Adolphe ubu ngubu natwe turamuraba tukishima ati dore umupeti w'Ubugoyi ufite ahantu agejeje izina ryawe nibyo kabisa ibintu mvuga nibyo ubushobozi nabwo buba bukenewe burya nibwo bwa mbere ubundi nari mbikomojeho ko Rubavu yagiye igira abahanzi benshi batandukanye tubavugaho bamwe na bamwe noneho wenda ni generasiyo isa nkaho ari iya kera ubwo kuvaho umuziki nyine uvugure watangiriye none hari indi generasiyo yaje nyuma harimo abapeti tuvuze ba Shafti ba Sakabex ba Cedro harimo abapeti benshi nuko nabi ba Pacifica bande ba Rich Gang
harimo abapeti benshi kandi noneho bose ubona ko bafite impano barakora. Noneho tureke wenda na Shafty nka Pacifica nafite indirimbo nyinshi kabisa kandi nziza n'amakolabo menshi meza, basaka Bex abapeti bagiye bigaragaza ugasanga nka showbiz y'i Kigali itangiye gutitira. Niba nka Saka Bex yigeze kugutitiza abanyakigali nka umupeti urapa nka Riderman n'ibiki abantu bumva ko bamwiteguye ariko ukayoberwa ahantu byakiye bikahabura. Nka Pacifica azi kuririmba neza cyane, hari n'abapeti benshi b'i Kigali barusha kandi bafite hit ariko ukibaza ko iki impano nk'iyingiyi n'ubundi iguma hasi n'ubundi kandi sinzi ukuntu twabivuga cyari ibibazo byinshi. Saka Bex ni nko kuvuga ngo G Bruce duva twaramumenye twese kuva kera. Ni ukuvuga ikintu cya mbere indirimbo nyinshi ntabwo arizo kugira sita. Kuvuga ngo urakora indirimbo mu gihe uhora stu nono hari ukuntu dukora tena ugasanga ngengeze indirimbo 10 muri studio imwe kandi za studio ziciriritse, za studio zitarimo n'umupromota bakugeza kure. Icyo gihe rero nabwo biba bikwica kuko za vasi uri gutakaza bura guhimba biravuna. Ushobora guhimba uri kuvuga ngo nyine ngo kubera ko ufite studio ngo yafuye ngo cyangwa ngo cyamakeya uri gutakaza igihe kandi buri murasaza ibitekerezo byawe uri kubikoresha cyane kurusha ibyo uri gukura. Ukorera indirimbo ahantu hamwe n'undi level bari imwe. Umuziki nayo nyine ubamo ubundi ikintu cya mbere ni ubushobozi, cya kabiri ni amahirwe. Ni ukuvuga tuzabasani benshi pe bihirinze mu Rwanda ariko n'ubu ngubu uhora nawe ugahita ubona ateye n'imbabazi. Kuvuga Fika nawe n'abajya areba bakavuga ati ntabwo byakabimeze gutya. Fika ari mu bantu bakoze kera. Karidi yaraje ndumva yarakoze nk'indirimbo enye. Karidi araza ahita yamenye ajya super level ahita akora karirimbo numva twamufishe kuri radio y'u Rwanda turumirwa. Mungu w'igisenyo wakoze indirimbo gutya na gutya. Ariko akimara kuvuga ngo uzankoraho yahise avuga ati aho kubwira wongere kunkoraho ndagiye. Nose Karidi siwe wishimije. Karidi yarabifite yaramaze kubigeraho. Karidi urabonye ukije bura mu bantu n'umushiti wanjye nganye Benari. Karidi mu bantu bajya bambabaza nyine kariyeri ye y'umuziki man sinzi ukuntu byagenze yaramaze kugera ku rwego rwiza ariko ngira ngo ni system yo mu Rwanda abahanzi bamaze gushaka cyangwa yamaze kwihangaja mu bintu by'urugo cyangwa byabafasha n'iki ari ukuntu bitubona avuyemo sinzi twakomeza ariko Karidi yarafite impano nabo Pacifica ariko nayo uri chance mperutse kumva indirimbo yivuga ngo mbeka nyamanza keza kumbona ndavuga ririce wabaye coga yibugo twari dufite nawe uragiye koko indirimbo mbi tubuze ndi musa ni kuvuga ngo nose ririce nawe yashatse umugore se wapi ahubwo ariko ntawamenya rukuntu kandi ba waravunitse bura nta kintu kibabaza nko kutangira ikintu ntukirangize bro. Bana baniga baravunitse ririce ngiye nagiye muri gitaramo ke cyabereye Tamtamu nishura tike y'ibihumbi ndumufana nari ntaratekereza ibintu bya show bizina none nkibaza nk'iyo mvune yose wagize ufasha amafaranga yahaye social muramukoranya indirimbo ukabusigaye uri umucuruzi usanzwe abagore bari gukubona nk'umuhungu nyine uri muri business kandi uri musicien wararirimba ibaza icyo kintu uri gutakaza kubera iki nge nzagerageza paka ariko ntabwo nzigera mba muri showbiz nshaka nzamara imyaka ingahe ntari gukora ariko nkomeze mboneka erega kariyeri nibyo bita kariyeri ari gihe uvuga ikintu cyo cyanjye nyine niyo wajya gukora indi business ku ruhande ariko ufite ikintu runaka uvuga uti ahangaha umuziki niwo wanjye nzari nikorera umuziki. Hari n'abantu usanga yikorera umuziki atanabikora nka business just kugira ngo wavinga fan kubera ko yikundira umuziki ugasanga we ibintu byo mu muziki akaba yifite izindi business izindi gahunda ku ruhande ariko still mu muziki mukamubona. Muziki yigize business biba bisaba no kuba nanone ufite uburyo bundi wayize batandukanye ufite ikintu gifatika urahereza public. Muziki ikintu kifasha cyane n'ibindi bikorwa ufite hanze niyo mpamvu mva ngo Riderman afite abamotari benshi muri Kigali kandi afite studio ariko nabo bamotari barahari abamotari ntago arabo kujyanira ifasho umugore no kuvuga
nimba ugize amahirwe ugamarwa mu gitaramo akahita bakupita amafaranga angahe shyira hariya, nimba ugize amahirwe ukagira kampani wamamariza shyira hariya, noneho wa muziki wawe uzajya uwukora bisanzwe nta pressure. Ariko nuvuga ngo nzarindira ni mumpamagara ukambwira ati musaza igitaramo iki n'iki ngwe nuraryaya naya mpite mvuga ati ayangaza ahita njya gukoresha mo audio na video, icyo gihe nzakomeza gutyo no nimba ntakibonye ninguma ntakibonye nzajya ngenda ndi kubihisha, usange ndi kuva mu rugo nijoro nihishe nahora n'umuntu batambona kubera iki byazina amaze kwandikisha ntabwo nzapfa kurisi. Nicyo kintu duhorana nacyo, ugasanga umusani n'akajogo bari kumurangira ko gukora hari ahantu se ko mbona hahora abantu benshi kandi ngewe ndimya ibyo bintu banze ndi umusani barambona bati urakoze cyane kabisa. Iki kiganiro ngiye cyane cyoheye ntabwo niteze ko biri buryohe gutya. Tuvuze ku bintu byinshi bitandukanye bihita bigusha ku ngingo n'ubu nashaka ko tuza kuganiraho imyitwarire y'abasani. Twavuze abasani bagiye bafata izina ejo ukamubura kubera ko wenda agiye mu bintu n'ibi, yashatse kwitwara gutya na gutya, yarengereye muri ibi n'ibi, cyangwa se yagiye mu zindi gahunda nyine ugasanga kariyeri isa nk'ipfuye. Icyo ni kimwe. Ikindi noneho wenda kuri iyi new generation, iyo nakwita new generation ariko bamazemo igihe, abapeti benshi ubona umwana azi kuririmba ariko ukabona imyitwarire wenda sinzi, cyangwa se ukabona ikintu nshaka kuvuga aba bana bakiri bato ngira ngo wenda nimba bikanga ubustar bakahita bahindura imyitwarire noneho bigahita bibikira kariyeri sinzi. Kuko ubona umwana azi kuririmba arabikoze neza, yagiye muri studio nziza yabikoze, ukaba uvuga uti uyu nguyu mu byumweru 2 cyangwa ukwezi radio z'i Kigali arabaye ariko ukabona hashize uko umwaka imyaka 2 aracyari wa wundi. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nkatwe wenda dukora mu bintu bijyanye wenda no kumenyekanisha impano, hari ukuntu umuntu umwegera akavuga uti wenda ukebe n'umusani ndamuzi azi kuririmba cyangwa afite ibikorwa, ukamubwira uti twahana gahunda ko nari ngukeneye wenda umeze ikiganiro cy'15. Hari ukubwira ati sawa nta kibazo twapanga tubonane gute ibikini, hano ndakubwira ati rero ufite angahe. Ari ukubwira se platform ukoresha, nimba ari ikinyamakuru cyawe, nimba ari channel, nimba ari iki ifite audience urebwa n'abantu bangana iki. Hari n'ukubwira ati nyine ukimubihereza igitekerezo yawe kumva ko ari wowe, kumva ko nyine nta zina nawe ufite, kuvuga ati wapi ntibikunda. So icyo ni cya gatatu. Byose rero bikubiye mu kintu kijyanye n'imyitwarire y'abasani. Iyo byose bishobora gutuma n'ubundi ya level yaragezeho, ya fame kwa kumenyekana yamaze kugeraho, cyangwa se icyo wakagombye kumugezaho nyine bita bibura bisubira hasi, ugasanga nyine nta kintu mukije. So urabivugaho iki wenda kuri izo ngero 3 nguhaye, imyitwarire y'abasani muri rusange ishobora gutuma bazamuka cyangwa se ishobora gutuma basubira hasi? Ibintu bisanzwe, ariko ahanini usanga yenda kwiyumva ni ikintu yenda buri muntu avukana tuni kamere muntu yenda birashoboka. Ariko kuba umusitari ubundi nta umusitari, nimba ushaka kuba umusitari abo umufana abe umupromoter ari we wese, yaba uwari we wese nutamwubaha icyo gihe uba wamaze kukica. Icyo ngicyo ni icyambere. Kuvuga ngo hari umujama bigeze kudutumira mu gitaramo, atujyana ahantu kwitwa kuri brasserie, turagenda yatwemera amafaranga tumaze kugerayo. Twebwe abantu twagiye kuririmbira byageze saa 9 nta n'abantu 100 barazamo muri iyo sale. Sinzi impamvu nimba ari abantu kutitabira, kandi yari yamaze igihe kinini cyamamaza. Ubwo igihe cyangwa umuntu wa mbere agiye kuri stage yagiyeho hafi saa 7 ndabafana bahari mbona kuntu ari bake. Igihe cyo gutabana yise mvuga bro nyishyurira tike ingeze mu town nitahire. Abandi ngo basigaye ngo nararirimbye, ariko abantu naririmbiye ubwabo bari bake. Sinzi ukuntu utajya gufata umuntu mushati ngo nyishyura kandi ndi kubona naho yashoye yahombe. Nukuvuga abasani icyo gihe ntasize. N'ubu ngubu harimo umwe ushobora kuba afite nk'ubumuga bwaho icyo gihe,
kubera iki yashatse kwishyuza ku ngufu kandi ari kubona ko byari kwishyuza bidahari hari ukuntu ureba ukavuga ati ibi bintu ngiye gukora basi ubundi tujye tuba dufashanya. Niyo mpamvu umusani wiyemeye gutangaza amakuru ahita azima niyo wagafata bingana gute ukemera gutangaza amakuru. Cyo koze ubu ngubu wenda dufite uburyo bwinshi bwo kuba twamenyekanamo birashoboka, ariko imyitwarire y'abasani mu buzima busanzwe yenda hari ukuntu ushobora kumbwira ati bro nshaka guhereza interview ukahita nkubwira ati rero ndabyemeye ariko ntaribi, ariko tuzagenda mu buryo buno wenda wewe ukavuga ati reka nzajye gutungura umukoboyi mugaragaze kuri kamu busubuye gusaza nanjye ntabwo byavamo mfite n'imbwa leta avuga ati mumfate, ariko nakubwiye wambi ngize amahirwe kwanza ukabinsaba ariko buriya nta jwi ripfa gusa niyo ryaba rimwe. Ijwi ryose rifite akamaro ku muhanzi, niyo kwanza umuntu wari we wese, kuko abahanzi ni nk'abakandida igihe cyose gute se ngenda ajya kukwiryaho. Niyo waba uri wibugesha mu mirima ukambwira ati yewe hano mfite akabari kanjye k'imisuru jewe uraza ushyushya abantu bagiye kwishyura leta nkubwira ngo nagude urwego rwawe kandi nzi yuko ndamara igihe kinini ntari kuyakorera ndajyamo mubwire ati bari abantu bandindene batame nabo burabushera ngenze bari nari wow ya spirit ni nziza cyane kabisa iyo myumvire urakoze cyane. Hari agastory nibutse umujama witwa Miracle uramuzi? Dr. Miracle Munyarugomo yarananyishe ati yaranamabuye ararumana ajomba nibyo Miracle ntabwo ari umuntu tu urumva rero Miracle kugira ngo afitanye yigeze kugirana na Saga na Pacificus ndabizi yamuteye kompani urumva rero Gisenyi ifite umwihariko nubwo dufite impano dufite abantu bafite ibintu bazi gukora kandi neza biri kujyanye no kwisoko mpuzamahanga, ariko harimo ikindi kintu cy'imyitwarire itari sawa. Yagusanga nk'umuntu ngo ni umuhanzi arajya muri studio akaririmba ariko amahane n'iki ni wa wundi urwana, mbese ugasanga nicyo kintu kizwe azwi kurwana kurusha azi ko azwi kuririmba. Kumva ni ikibazo nta hantu byakugeza nk'ibyo ngibyo. Urundi rugero uravuga gutya waduhaye interview tunabigushimire. Hari abandi bahanzi abandi bahanzi abandi Gisenyi twagerageje kwa approachinga umuntu wambwiye ati nkeneye kumaka interview kamuteguza harimo n'icyumweru ndashaka ko uyu munsi n'uyu nzaza twakora interview biteguye gutya na gutya ukumva nyine urimo kumutera umwanya. So nagira ngo ibyo bintu byose wenda muri rusange imyitwarire nkuko twabara ubivuzeho imyitwarire nayo urya irakonta. Iyo ufite impano ingana ite niyo ufite amafaranga ingana ite none yushyizemo imyitwarire mibi birapfapfa. Ikindi udahaye agaciro aba promoters cyangwa itangazamakuru nanone n'ahantu wajya gukora nta kintu biba bimaze bafite channel na audience bafite uburyo bwinshi bakugeza ahantu kure. So ikintu uvuze buriya abahanzi kuvuga ngo umuhanzi wenda kwitwa umuhanzi twebwe tuzi yuko ari ikintu kiba kirenze, ariko ntabwo ari ikintu kirenze kuko mu buzima bwacu busanzwe usanga n'umuturage usanzwe aturusha kubaho neza kuko we arisanzuye, we ntabwo wisanzuye. Hari ukuntu mbere wagiraga tuvuge wenda ufite nka stage mu rugerero wagira nari njye mu rugero ukavuga reka hari ahantu hamanitse afishe zanjye kandi ubwo icyo gihe burakwisanisha ubundi kwirengagiza ni bibi. Ubuzima bwawe uko waba uri kose nimba utari waba umukire ngo ugire yenda amafaranga agutandukanya nta n'impamvu zo gutandukana n'abapipo kuko nibo bagutumye ubaho. Iza ndirimbo zawe nibo bazumva bya bicero ubona nibo babitanga. Abo bantu ugomba kwisanisha nabo. Sinzi impamvu wumva ngo abaye umusitari ngo ntabwo wajya mu bafana. Nose umufana aragutwara iki? Aragukunda ashaka mwifotozanye mu ifoto aragusuhuje musuhuze ntacyo bitwaye kuvuga noneho ngo mu promoter icyo gihe nabwo uba wabyibagiwe. Nta muntu numwe wigira icyo ukora cyose, nta numwe wigira. Abasani aba promoter aba producer bose n'abantu duhuriye mu kintu kimwe twese n'umuziki nta kindi kintu kitutandukanye. Sinzi impamvu uransaba nta n'impamvu zo kunsaba ahubwo njye ninkwiye kugusaba kubera ko wo ushaka kumfasha kumenyekanisha ibihangano byanjye. Inyungu ni kuri none njyewe numara kumpromotinga icyo gihe wagize ngo nzakugarukira nkubwire ngo
cya gikorwa wakoze byagenze gutya. Ahubwo bibaye byiza twagira abantu nkamwe bafite courage, noneho ariko mugakoresha umuntu bishaka kandi ufite gahunda. Bana kubwiye kuvuga ngo kubera ko ngo tubonye ngo Muhasani ngo ari superstar, ngo reka tumubwire ngo ze nagende, ahubwo bazagaruka kubakenera. None igihe icyaza yazabakenera namwe muzamubwire tuzire ikindi. Iyi kamu yacu urayigendaho, uricara imbere y'ikamu yacu natwe uraduhereza ikiguzi. Ubwo azaba yashatse business, iyo washatse ko umuntu mubwirana ubucuruzi murafatanya nyine murahana nta mpamvu, kandi niyo vision turimo. Thank you very much man. Hari saga imaze iminsi, hari muri maze iminsi yo gutrendinga y'ukuntu abakobwa bambara batikwije, leta igiye kubirwanya. Bivuga iki ko akora peti yambarira neza ukabona nyine y'abantu. Biriya bintu bibonute. Biriya bintu urabona abakobwa atari kubakura ku isoko cyangwa kubabangamira, kubaryamira. Kubere kutsubiriza. Kandi tuzidagiye gisubiza. Buriya tuvuge hari ibintu tubamo kuvuga u Rwanda icyerekezo dufite ubu ngubu kirenze. Naranumvise ngo dufite umuvuduko urenze uwo USA yakoreye imyaka 20 kugira ngo igere ku byiriwe. Twebwe twarawurenze. Nukuvuga abakobwa dufite sinzi ukuntu urabwira umukobwa ngo agende muri show, agende yambaye nk'umuntu uri mu Burusiya mu mbeho yifunze. N'umwari w'u Rwanda apfumuye izuru, apfumuye amatwi, yewe yapfumuye n'umukondo. Ni umusitari. Uwo mukobwa urajya kwambika rero nk'abakecuru za rumbiya ngo agende mu gitaramo. Cyo koze yenda ikintu yenda navuga mu muhanda wabice, ariko mu isho babareke. Nimba umukobwa aje kuryohereza tamutamu ku mazi, nusurajyana tamutamu ku mazi koboye, ntabwo bibaho. Ariko kubera ko kabira aragwa amagarika kamera ubundi ibintu byose itavuga ati ubirengaho ahana. Ariko ngewe nk'umuraperi iki kintu ngiye gifashe nk'iki ni nko kubuza umuntu uburenganzira bwe tu, nko kubuza umuntu uburenganzira bwe. Buri ikintu kizakurikira barejya bavuga ati none n'umuntu ufite tatu nawe bamufunge cyangwa upfumuye izuru. Ariko biriya bintu kuvuga ngo umuntu ngagiye muri shongo yambaye gutya niko bimeze. No se ngiye nigeze kujya muri night club rimwe, umujyamo secretary tambira ati reka nagwa akinjiramo umuntu wambaye ingofero n'ibyo bikote. Ati hano ngaha amategeko ni gutya, nta koti, nta silipa, nta ngofero. None se sibyo? None se umuntu arabagiye kuryoshya umugana agende yifubitse nk'ikigori, ntabwo bivamo. Ahubwo wenda bazashaka kuko bavuga ko hari undi muniga nawe nabonye wagiye muri show yambariye ibituza gusa. Kandi ni Shadibu wabiteye. Shadibu yaravuze ati ko muvuga ngo abakobwa twambara ubusa, bari ababira bagenda baratsa ibituza ubundi gute. Ariko kiriya kintu bashaka kundi kuntu bagitekereza, ahubwo wenda bavuga ati izo mini jipe mujye muzambara mugiye muri show, kuko nimba ntabwo show zijyamo banyogokuru n'abajene babagiye guhura. Abo bajene rero sinzi ukuntu ajya kubabwira ngo bajye guhura bambaye ibiringiti wabo. Babishaka kundi kuntu babipanga. Nimba ari muri show agende yambaye uko abishaka, nimba ari gusenga babice, kuko gusenga padiri nawe cyangwa pasiteri yareba akavuga ati uriya mwana arameze ku muhanda, nabyo babica avuga ati nta mukobwa ugomba kuva hano ngo agende rwose agiye gufata imodoka ari mujyana i Bugoyi yambaye mini jipe, agenda yambara ikoboyi ntabwo ari Bugoyi kubera ko aragenda ahita atamo yabuca ikopa yiwe ya Miami ntari ariko babitwara. Bari kuvuza ikintu cyiza. Nanjye niyo idea mfite, ariko ntabwo njye mbifite kuri kabera cyangwa se, ahubwo imyumvire y'abantu bambona harimo ikibazo. Turavuga ngo turasirimutse nkuko bavuze ngo turi ku muvuduko, ariko bamwana tutaramenya ngo nimba ngiye mu rusengero umwenda wo mu rusengero n'uwo, nimba ngiye club umwenda wa club n'uwo, ngiye muri gare gutega umwenda ngomba kwambara n'uwo, ngiye gushopinga umwenda n'uwo, uri muri room n'umufasha wawe umwenda n'uwo. Wowe ugasanga umuntu wafashe umwenda wagombye kuba wambaye n'umufasha wawe mu cyumba, ujyanye gushopinga cyangwa ugiye ku muhanda ugiye muri gare. Nayo ni amakosa ariko kwigisha kwambara. Aba fashion designers badufashe. Muri sange ngiye niyo idea mbona, nicyo kibazo mbona gihari kwa abantu batajya bamenya ngo umwenda aho ngiye umwenda uhakwiriye n'uwowe. Byose umuntu ari muri office mu kazi yambaye nk'umwenda wa mukobwa yari yambaye, yani ari mu kirori. So urumva nk'icyo gihe naba bayabyibagiwe. Kiba cyapfuye.
yo kuririmbira akantu umbwira ikintu kaziho ngo uramudemu uramutse umutaye nko muri refrain y'indirimbo yawe urabona byaba bimeze bite undi ukageza muri vasi ukaduhereza imirongo nanjye nkaza kurapa ngo dore ikongo ngo dore impyisi ngo dore nimba ari n'ihene ibintu bikubwiye maze kumva indirimbo hafi 3 kandi ziri muri iyi njyana ya new school nimba ari drill nimba ari ibiki abantu harimo karakarefure mbita gatamanukamo n'imirongo kandi ukumva biraryoshye ukuntu okay urabaza hari ikintu badutoje gukwitinyuka abantu yabo bibarareze je nababuje nk'umukomedi umuntu reba kama amaze kujya ureba abastari amaze guhora nabo hari umusani ufite n'ubushobozi utahura n'abari watigise cyane muje gushaka ibiceri ariko ngo ufite impano yo kuririmba ngo dore impyisi ngo dore ihene ngo dore ngo ntama ibyo bintu kubiririmba n'undi wese yabiririmba ariko abifitiye ifiye uramu baby ntago ari swingenda nk'ababa niga bababuji babuze ngo ibaze nawe cyangwa iki ubwo uramu baby ashobora ngiye nabonye afite n'ubwenge bwinshi ashobora kuba yitwara nka muniga bundi nimba ari fireboy lucky fire akaba afite ubwenge bwo gashaka kugira ngo abanze afatishe showbiz none agaruka akora ibintu biri seriye niko ndiye mufata ariko ajya nsetsa byata aransetsa none nabonye ahantu hose bamufite hose ajya ngo ni Valentine ufite ubwenge bwinshi wewe uramu baby ari mu kazi sana urakoze cyane unagira ngo namwe murakoze dusoza wenda tugushimira cyane iki kiganiro cyabaye cyiza cyane nabikunze ntabwo niteze ko tubugirana ikiganiro cyiza gutya wakoze cyane nagira ngo noneho ubwire wenda abari badukurikiye uburyo bakugeraho abashaka wenda collabo abashaka ko mwakorana cyangwa se abakeneye kureba indirimbo zawe social media nimba ari na numero ya telefone wayitanga nta kibazo wowe wibwira abantu n'uburyo bakugeraho ikintu cyiza uziko buramaze kubona yuko umurimo wakoze niyo wawujya kure hari ikintu gizimufite kiragushaka ntabwo nabibizi ko mwampamagara nari ndaho niturije ariko ntabwo ninzi yuko mwampamagara numvaga ko ahubwo wenda igihe nzamara gukorera indirimbo nshobora kuzagaruka nka yenda nkashaka ariko sasa uburyo nahamagara bitumye nongera kumva ko ngifite abantu bakibona ko ndi umusani niyo mpamvu ikintu kigiye gukwikira wenda ngomba gukomeza gukora icyo ni icyambere ariko ntabwo ari hatana kubera ko uburyo bw'umuziki ukuntu buhagaze ku soko natwe turabizi nk'abasani namwe murabizi nk'abapromoter pe ahubwo abafana banjye hari ndumva nta kindi tuganire neza haraciyemo igihe ntaboneka kuri kam ndabyishimiye guhura namwe ubwo nta kintu kigiye gukorwa reka dufatira ahangaha ibintu bigereye abantu bazuke nabonye abandi basani benshi bagarutse tena dukomeze nyine dukorane kandi ndabashimiye cyane kuba mukidutekereza mukibona ko dufite akamaro mu muziki wa Gisenyi hanyuma igihe natwe nikigera tuzavuga ati abantu runaka nabo bafite umusanzu mw'iki kintu nta mpamvu zo kubirengagiza mu byumve mwese abangaba bafite agaciro kandi tena ndabikunze cyane much respect thank you very much bro reka dushimire abantu mwamudukurikiye twongeye dushimire Unity Studio kuri uyu mwanya mwaduhaye kamera set y'ahantu twakoreye ni ibintu byiza cyane so mukomeze dushyigikire abahanzi bacu mudushyigikire natwe ubundi ibintu bigende neza so ndabasaba gukora subscribe muduhereze like iyi video muyisharinge kugira igere ku bantu benshi naho utaha abantu mufite impano zitandukanye turabatumiye mujye mutuvugisha tuze dukorane ibiganiro kugira ngo impano zanyu zigere hirya no hino tugere ibiro ya telefone nimero yanjye ni 0782 57 52 19 niyo nimero yanjye